mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani n'icyenda hari Mata ku itariki 19. Icyo gihe ivangura ryari rimeze nabi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nubwo muri icyo gihe hari ivangura riteye ubwoba, ariko hari abana b'abasore bari bafite inkomoko y'abirabura ndetse n'abaratino. Icyo gihe abo bana bajyaga bajya muri parikingi bitaga Central Park. Bajyaga bagera muri iyo parikingi, barangiza bakajya bacunga abantu barimo gutambuka, bakajya babatera amabuye barimo kubakanga, gusa abo bana bagerageza kwishimisha, nta rundi rwango bari bafite. Icyo gihe abo bana nibyo bajyaga bakora, bajyaga bagenda nijoro bakagerageza gukanga abantu barimo gutambuka muri iyo parikingi, ariko nta rundi rwango bari bafite. Muri icyo gihe babaga bagerageza kwishimisha nk'abana b'abasore bakirimo kubyiruka. Icyo gihe haje kuba ikintu cyateye ubwoba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'abaturage bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bituma bagira imyigaragambyo ikomeye. Byandikwa mu itangazamakuru. Hari umudamu wari urimo gutambuka muri ayo masaha ubwo abo bana bari muri iyo parikingi. Icyo gihe uwo mudamu akimara gutambuka, yaje kugera imbere afatwa ku ngufu. Arangije gufatwa ku ngufu arakubitwa cyane. Icyo gihe uwo mudamu yataye ubwenge bwibutsa. Mu gitondo ubwo batambutse, abaturage baje guhura n'umudamu wakubiswe cyane ndetse yanafashwe ku ngufu. Nta bwenge na bumwe yari afite bwo kwibuka uwamukoreye ibyo bintu. Icyo gihe abo bana nibo batawe muri yombi. Bakimara gutabwa muri yombi, polisi yakomeje kubahatiriza kwemera icyaha. Abo bana baje kwemera icyaha mu by'ukuri atari bo bagikoze. Abaturage bateye igitutu kuri polisi, itangazamakuru rirandika cyane. Abo bana batabwa muri yombi barafungwa. Bafunzwe hagati y'imyaka 6 n'imyaka 12. Ababyeyi b'abo bana bari abirabura ndetse bamwe muri bo ari abaratini. Bagerageje kujya bajya kuri polisi kubasabira imbabazi, bagerageza kumvisha polisi uburyo ki abana babo badashobora gukora ibintu nk'ibyo ngibyo, cyane ko bari bakiri abana batoya. Mu by'ukuri abo bana batoya nabo baje kwemera icyo cyaha atari ukubera ko bagikoze, ahubwo ni ukubera ko polisi yakomeje kubahatiriza ndetse ikomeza no kubakubita cyane, batera igitutu cyinshi cyane. Abo bana baje kwemera icyaha, bemera yuko aribo bakoze icyo cyaha. Nakomeje kubita abana batoya. Yego bari abana batoya, kubera ko bari abana b'ingimbi bari hagati y'imyaka 14 n'imyaka 16. Mu by'ukuri abo bana batoya nabo baje kwemera icyo cyaha atari ukubera ko bagikoze, ahubwo ni ukubera ko polisi yakomeje kubahatiriza ndetse ikomeza no kubakubita cyane, batera igitutu cyinshi cyane. Abo bana baje kwemera icyaha, bemera yuko aribo bakoze icyo cyaha. Abo bana bakimara kwemera icyaha, batekereje yuko wenda bazagabanyirizwa igihano ndetse bazanababarirwa cyane ko bari bakiri abana batoya, ariko byabaye iby'ubusa. Ababyeyi b'abo bana bakomeje bajya kuri polisi bakajya basabira abo bana imbabazi, ndetse abo babyeyi bashatse n'abavoka ariko barababura. Abavoka bose bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bababwiye yuko badashobora kuburana abana bakoze icyaha nk'icyo ngicyo, cyane ko ari icyaha cyari kiri kuvuga cyane mu itangazamakuru. Ndetse n'abaturage barakaye cyane, bavuga ati abana b'abirabura ndetse n'abana b'abaratino bakoze amahano, bakoze ibintu bibi cyane. Abirabura ntabwo bashobotse, yaba byashobokaga bava muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abo bana barakatiwe, bafungwa imyaka hagati y'imyaka 6 n'imyaka 12. Mu mwaka w'ibihumbi 2002, umugabo witwaga Corey Wise yaje guhura n'umwe muri ba bana wari ufungiye muri gereza nawe yari afungiyemo. Uwo mugabo witwaga Corey Wise yari afungiye ibyaha n'ubundi nawe byo gufata ku ngufu ndetse no gukomeretsa. Icyo gihe yaje guhura n'umwe muri ba bana bari bafungiwe muri iyo gereza nawe uwo mugabo yari afungiyemo. Akimara guhura n'uwo mwana, uwo mwana yaganirije uwo mugabo inkuru yiwe. Uwo mugabo yagize impuhwe, arangije abwira uwo mwana ati icyo cyaha ninjye wagikoze. Umwana umwe muri abo ngabo yaratunguwe cyane, arangije aramubwira ati byagenze gute? Uwo mugabo yaramubwiye ati ibyo byaha ninjye wabikoze, ahubwo byahuriranye n'uko namwe muri parikingi, ariko mu by'ukuri mwe nta byaha mwakoze, kubera ko n'ubundi ibyo byaha nari nsanzwe mbikora. Uwo mugabo yakomeje kubona abana batoya barimo kuzira ubusa, arangije agira impuhwe imbere y'abacamanza, ababwira yuko ibyo byaha byose ari we wabikoze. Abo bana ubwo bari bamaze kugera mu myaka 21 na 23. Polisi n'ubucamanza ntabwo byahise bimwemerera, byongeye bikora iperereza bundi bushyashya. Bakoze iperereza, bakora isuzuma rya DNA. Baje gukora iperereza, bareba igihe uwo mugabo yari ari muri iyo parikingi ndetse n'abo bana n'icyo gihe bari bayirimo. Baje gusanga uwo mugabo kuko yari ari muri iyo parikingi, ndetse baza kugerageza no gukora iperereza ku kizamini cya DNA. Bafashe DNA test z'uwo mugabo ndetse bafata n'iz'uwo mugore, basanga birimo guhura neza. Abana b'abasore barokoka gutyo. Wibuke neza, n'ubundi inkuru yawe yari yavuzwe cyane mu itangazamakuru.
n'ubundi kurenganwa kwabo ntabwo byari kubura kumenyekana. Iperereza ryakozwe ryaze gusanga ko Wise ari we wakoze icyo cyaha. Abo bana muri ako kanya bahise bafungurwa, byongera bivugwa mu itangazamakuru. Nyuma yaho inkuru yabo yaje kumenyekana cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, iza gukorwamo na filime yiswe When They See Us. Akaba ari filime yasohotse mu mwaka w'ibihumbi 2018, igasohokera kuri Netflix. Cyane cyane yibanda kuri Wise ibyaha yajyaga akora. Yakozwe na Eva Davan, yerekana inkuru y'abo bana kuva bafungwa kugeza barekuwe. Mu mwaka w'ibihumbi 2013, umujyi wa New York waje gutanga impozamarira y'amafaranga kuri ba bana b'abasore. Ibyo wamenya muri iyi nkuru: uyu mugore urimo kuvugwa muri iyi nkuru wafashwe ku ngufu yitwaga Trisha Meyer. Yari umukozi ukomeye muri banki ya New York. Yakundaga gukora siporo ya jogging muri Central Park. Hari naho yagabweho igitero mu mwaka w'1989. Ikindi cy'ingenzi wamenya: mu ntangiriro abantu bamwitaga Central Park Jogger gusa. Nyuma nibwo yaje no kugaragaza amazina yiwe ya nyayo, Trisha Meyer. Yanditse n'igitabo kivuga ku nkuru yiwe. Iyi yari Big Movie Entertainment. Kora subscribe kugira n'izindi nkuru nk'izi ngizi zitazajya zigucika, ndetse n'ayandi makuru agezweho. Kanda like ndetse unatubwire muri comment ko wumvishije iyi nkuru.